ni nyuma y'uko muri Los Angeles, nyuma y'uko umuriro ukwirakwiye ahantu hose, ariko bikagaragara ko urugo rw'umukristo rutigeze rukorwaho mu rwego ruburyo bugaragara, ndetse na Bibiliya zikaba zahereko zigashya bijya bifuniko by'inyuma, ariko impapuro zimwe imbere ntizishye. Ibyo bikaba ibimenyetso simusiga bigaragaza ko byanze bikunze uyu ari umujinya w'Imana. Birashoboka ko Imana yari maze igihe irakariye uyu mujyi wa Los Angeles kubera ibyaha byinshi bikorerwamo, ndetse ko n'abambari benshi ba Satani babarizwa muri Hollywood aribo benshi bari batuye. Birashoboka ko Imana yarakariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikarakarira aka gace bitewe n'ukuntu ari agace kamaje kwigarurirwa kamaje kuba indiri ya Sekibi. Kakabara agace rero kagombaga kwigarurwa n'abambari ba Satani mu rwego kugira ngo basebye Imana, ndetse bikaba bivugwa ko hari amafilime menshi yaragiye gusohoka, kandi amwe muri yo ari amafilime ahari kugira ngo arwanye Imana, arwanye ubumana, ndetse akaba ari n'amafilime ahari kugira ngo arwanye ubukristo bucike ahantu hose. Ibyo byose rero bikaba ari ibintu byaba byarateje umujinya, byarateye umujinya Imana ikaba yararimbuye uyu murwa uri muri kano gace uri muri hano muri California. Ibyo rero byose bikaba bigenda bigaragaza ko koko mu by'ukuri nk'uko benshi bakomeje kugenda bivuga, imwe mu ntandaro karundura yaba yarateye ibi byose ari akamenyero kari kamenyerewe Imana mu gihe abantu bagaragazaga Imana nk'Imana iri aho ngaho, iri useless, idafite ikimaze. Abantu bose ukabona abantu birabashekeje, ukabona abantu bakubise ibitwenge barasetsa. Twibukiranye neza ko ibyo bikiba nta gihe kinini cyaciyemo ngo iyo nkongi itangire itwike ako gace kose. Ibi byose bigahuzwa n'umujinya w'Imana ukomeye. Ibi byose rero ariko ikintu navuga ko cyabaye nk'imbarutso cyane kinakomeye ni mu rwego rwo kuba barasebeje Imana. Ibyo byose rero hakaba n'abandi bagikomeje kugenda bavuga bati ibi byose byaba byarateranyije inama mu ijuru, ikaba inama y'igitaraganya mu by'ukuri yiga ku kibazo cya Los Angeles, niko abantu bagenda babivuga. Ibyo byose bikaba byarateye rero kuba habaho iyo nama y'igitaraganya. Iyo nama y'igitaraganya rero ikaba ariyo yafatiwemo imyanzuro yo gutwika Los Angeles yose igashya. Ibyo niko ni ubusesenguzi buri hano hanze, ubwo birumvikana ko hari naho byagiye bigaragaza ko, ndetse niko n'ikindi kimenyetso kindi kigenda kigaragaza ko ibi nabyo bishobora kuba ari umujinya w'Imana, nuko habanje gutangwa umuburo. Hatanzwe umuburo mu myaka myinshi itandukanye, uhereye muri za 2020 ukajya 2021, 2023, ndetse ukageza n'uyu mwaka turangije wa 2024. Imiburo yari ikiri gutangwa. Iyi miburo uko yagiye itangwa mu buryo butandukanye, byose byagendaga bisobanura ko uyu mujyi ugiye kuzashya, kandi mu by'ukuri mu buryo bugaragaye buri wese ko itazaba ari inkongi y'umuriro isanzwe, ahubwo izaba ari inkongi izaba imeze nkaho koko yaba ari inkongi ije ariko n'ukuboko kw'ijuru cyangwa se ukuboko kw'Imana kubirimo. Ibyo byose rero bikaba biri ibintu bigaragaza bumwe mu burakari bw'Imana, nkuko abahanga bagenda bemeza ko ibiza byinshi bigenda bigaragaza bumwe mu burakari buhambaye bw'Imana. Ariko kugeza kwishuraho biratangaje kuko aho bitandukaniye n'umuriro no kuwuzimya abantu biteranyije ngo bawuzimye birananiye na biranga bifata ubusa. Ibi byose ni iki? Ni bigenda bigaragaza ko koko nimba kuko abantu ariko bakomeje kugenda bihuza, kuko ibi bintu byaba ari ibintu biteye ubwoba, bwaba ari uburakari ariko bukwiye kutubera isomo rikomeye ryo gutinya Imana no kuyubaha. Ndabashimiye.